mu rukerera ubwo nagiye kumva numva barampamagaye bambwira ko hari umuntu wo mu mudugudu nyobora waguye ahantu mu cyobo gifata amazi nyine mu mudugudu wa Kamanama. Ubwo nahise mpagera mbaririza umuntu wabubonye bwa mbere, bambwira ko ari umudamu witwa Mukamugisha Winifrida warusohotse yagiye guhinga mu mirima ye, abona ingofero n'inkoni biri hejuru y'icyobo gifata amazi. Ni musaza wanjye witabye Imana. Ukuntu byana bimenye nabigiwe n'abantu bari bagiye ku isoko ngo basanga bari kubivuga hano, ngo hari ku cyobo ngo hari inkoni ngo n'ingofero. Nuko nabyumvishije hano dufite amarira y'umusaza kabiri Gistratoni, twabyutse dusanga yaguye mu mwobo. Bahageze batubwira bati mugire kucyo mworoseho, hanyuma dutegereje undi rwego rwa RIB ngo ituruka i Kigali. Rero twewe nta muntu n'umwe wemerewe gusubirayo, ahubwo turaharindira hano gusa duhagaza. Nta kibazo twari dufitanye, nta kibazo yari afitanye n'abaturage, nta kibazo yari afitanye abantu bose, nta kibazo yari afitanye. Kabiri Gistratoni yari umuvandimwe wacu, mbese yarabanye n'abaturage neza, nta kibazo yari afite. Aba baturage bo mu kagari ka Murama, umurenge wa Kisaro w'akarere ka Rulindo, barakomeza badusobanurira iby'urupfu rw'umusaza w'imyaka 73 Kibiri Gistratoni. Mu rukerera ubwo nagiye kumva numva barampamagaye bambwira ko hari umuntu wo mu mudugudu nyobora waguye ahantu mu cyobo gifata amazi nyine mu mudugudu wa Kamanama. Ubwo nahise mpagera mbaririza umuntu wabubonye bwa mbere, bambwira ko ari umudamu witwa Mukamugisha Winifrida warusohotse yagiye guhinga mu mirima ye, abona ingofero n'inkoni biri hejuru y'icyobo gifata amazi. Ni musaza wanjye witabye Imana. Ukuntu byana bimenye nabigiwe n'abantu bari bagiye ku isoko ngo basanga bari kubivuga hano, ngo hari ku cyobo ngo hari inkoni ngo n'ingofero. Nuko nabyumvishije hano dufite amarira y'umusaza kabiri Gistratoni, twabyutse dusanga yaguye mu mwobo. Bahageze batubwira bati mugire kucyo mworoseho, hanyuma dutegereje undi rwego rwa RIB ngo ituruka i Kigali. Rero twewe nta muntu n'umwe wemerewe gusubirayo, ahubwo turaharindira hano gusa duhagaza. Bakomeza bavuga ko uyu musaza yababaniraga neza mu buzima bwe bwa buri munsi, yari inyangamugayo, akaba indakemwa mu mico no mu myifatire. Nta kibazo twari dufitanye, nta kibazo yari afitanye n'abaturage, nta kibazo yari afitanye abantu bose, nta kibazo yari afitanye. Kabiri Gistratoni yari umuvandimwe wacu, mbese yarabanye n'abaturage neza, nta kibazo yari afite. Bamuhaga udufaranga twa VUP tukamutunga, n'abaturage bakajya bamusayidira bakamuha icyo kurya. Yari mu kigero cy'imyaka 75. Yongo TV iganira na Kabaza Arigadi, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kisaro, yaduhamirije iby'amakuru y'urupfu rw'uyu musaza Kibiri Gistratoni. Yitabye Imana, ntabwo turamenya icyamwishe. Mpamvu RIB yaje gukora iperereza. Mu rukerera ubwo nagiye kumva numva barampamagaye bambwira ko hari umuntu wo mu mudugudu nyobora waguye ahantu mu cyobo gifata amazi nyine mu mudugudu wa Kamanama. Ubwo nahise mpagera mbaririza umuntu wabubonye bwa mbere, bambwira ko ari umudamu witwa Mukamugisha Winifrida warusohotse yagiye guhinga mu mirima ye, abona ingofero n'inkoni biri hejuru y'icyobo gifata amazi. Ni musaza wanjye witabye Imana. Ukuntu byana bimenye nabigiwe n'abantu bari bagiye ku isoko ngo basanga bari kubivuga hano, ngo hari ku cyobo ngo hari inkoni ngo n'ingofero. Nuko nabyumvishije hano dufite amarira y'umusaza kabiri Gistratoni, twabyutse dusanga yaguye mu mwobo. Bahageze batubwira bati mugire kucyo mworoseho, hanyuma dutegereje undi rwego rwa RIB ngo ituruka i Kigali.
rero twewe nta muntu n'umwe wemerewe gusubirayo, ahubwo turaharindira hano gusa duhagaze aha. nta kibazo twari dufitanye, nta kibazo yari afitanye n'abaturage, nta kibazo yari afitanye, mbe abantu bose nta kibazo yari afitanye. Kabiri Gisitaratoni yari umuvandimwe wacu, mbese yarabanye n'abaturage neza, nta kibazo yari afite. Aba baturage bo mu kagari ka Murama umurenge wa Kisaro w'akarere ka Rulindo barakomeza badusobanurira iby'urupfu rw'umusaza w'imyaka 73 Kibiri Gisitaratoni. Mu rukerera ubwo nagiye kumva numva barampamagaye bambwira ko hari umuntu wo mu mudugudu nyobora waguye ahantu mu cyobo gifata amazi nyine mu mudugudu wa Kamanama. Ubwo nahise mpagera mbaririza umuntu wabonye bwa mbere, bambwira ko ari umudamu witwa Mukamugisha Winifrida warusohotse yagiye guhinga mu mirima ye, abona ingofero n'inkoni biri hejuru y'icyobo gifata amazi. N'umusaza wanjye witabye Imana. Ukuntu byanabimenye nabibwiwe n'abantu bari bagiye ku isoko ngo basanga bari kubivuga hano, ngo hariya ku cyobo ngo hari inkoni ngo n'ingofero. Nuko nabyumvishije hano dufite amarira y'umusaza Kabiri Gisitaratoni, twabyutse dusanga yaguye mu mwobo. Bahageze batubwira bati mugire gucya mworoseho, hanyuma dutegereje undi rwego rwa RIB ngo ituruka i Kigali. Rero twewe nta muntu n'umwe wemerewe gusubirayo, ahubwo turaharindira hano gusa duhagaze aha. Bakomeza bavuga ko uyu musaza yababaniraga neza mu buzima bwe bwa buri munsi, yari inyangamugayo, akaba indakemwa mu mico no mu myifatire. Nta kibazo twari dufitanye, nta kibazo yari afitanye n'abaturage, nta kibazo yari afitanye, mbe abantu bose nta kibazo yari afitanye. Kabiri Gisitaratoni yari umuvandimwe wacu, mbese yarabanye n'abaturage neza, nta kibazo yari afite. Bamuhaga udufaranga twa VUP tukamutunga, n'abaturage bakajya bamusayidira bakamuha icyo kurya. Yari mu kigero cy'imyaka 75. Bavandimwe uyu mugabo abamuzi yarasigaye yatwara amavewiti ya VIP, yaraje ajya kwaka boss imodoka, amwatsa imodoka ko abonye ikiraka, aragenda boss amuha imodoka, aragenda boss aramutegereza umunsi wose, aramuhamagara nijoro, telefone kompoze, buracya telefone kompoze, kumbe abantu bamukodesheje bahise bamwica. Bamaze kumwica baragenda ngo bagura imva i Nyamirambo mu Rugarama, barahita bamushyingura. Abo bantu bo kwirimbi babahanga 200,000 bahita bamushyingura. Ubwo rero RIB yaje gukurikirana, hakaba hari umudamu ngo wari uhari wababonye nijoro baza gushyingura, niwe watanze amakuru. RIB ikurikirana ba bantu bo ku marimbi bashinzwe amarimbi, bahita babafata barabafunga. Ubwo nyine baracyakurikirana, n'imodoka ntiraboneka.